Muraho neza, amazina yanjye nitwa Ndagijimana Claude, mbarizwa mu ntara ya Ontario, muri mujyi witwa Windsor, ndetse nkaba nakira abantu bari mu isi abantu hose begereye mu mpande enye z'isi, nkaba mbakiriye kugira ngo dutangirane isabato, kugira ngo twumve iby'ijambo ry'Imana ridutegeka, ndetse harimo no gushima Imana mu ndirimbo, cyane cyane turashima Imana mu ndirimbo kuko mu ndirimbo habamwo ikibwirizwa gikomeye cyane kurenza ibindi byose. Rero ngiye nkunda ibintu byo gushima Imana nshimishijwe n'indirimbo. So rero tugiye gutangirana isabato, tureka turirimba indirimbo. Turatangirana indirimbo y'166 ivuga ngo ayi rutare rw'Imana. Iravuga ngo ayi rutare rw'Imana, reka ngungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Yesu ibyo mfite byose nta mumaro bigira, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, unyuhagire imbyiro, mutaba sine gupfa. Reka indirimbo tuvugeho, ni indirimbo irimo ibyishimo, yishimisha imitima y'abantu benshi, yerekana ko tugomba komatana n'Imana kuko ariyo rutare ikomeye. Tugiye gusoma rero isomo riboneka mu rwa kabiri rwa Petero, ku murongo igice cyawo cya kabiri, ku murongo guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo sije iravuga ngo ibyerekeye abigisha b'ibinyoma. Ibyerekeye abigisha b'ibinyoma, hano ni igihe bandikiye urwandiko rwa kabiri rwa Petero, ivuga ko ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bwa Isiraheli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma. Bazaza rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazahakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gute, bizanire kurimbuka gutebutse. Rero birashaka kutwereka yuko muri iki gihe cy'imperuka twatangiye kubona ibimenyetso bitandukanye, harimo indwara z'ibyorezo, harimo intambara ku isi hirya no hino, bitewe n'ukuntu isi igenda idutwara, hakagenda haduka abigishwa, hagenda haduka abantu baza biyitirira Imana ko ari Imana, bakaza ko ari biyitirira abantu bose ko ijambo ry'Imana barizi kandi ko ari Imana, ariko burya baba biyosha. Imana niyo mwuka kandi niyo Mana, ni umungeri ukomeye. Nababwiye ngo rero tugiye gutanga ine sabato, ariko muri makeya iki gitaramo cy'uko twagitangiye tugomba gutaramana, tugomba gushima Imana yaturinze mu gihe cya weekend, iminsi 6 tugakora, ariko Imana yatubwiye ati yaturemeye umunsi wo kuruhuka. Ndabifuriza ko aho muri hose mwaturiza imbere y'Imana, ndetse mugakurikirana iki gitaramo kuri iyi YouTube channel, kandi ndazi neza ko
mwakunda ibigiye kuhabera. Iryo somo rero niryo nabateguriye, reka dushake indirimbo zo guhimbaza Imana duhimbaze. Hari indirimbo njya nkunda cyane ivuga ngo yo kwihana, ndifuza ko nawe wayumva, ivuga ngo ndaje mukiza ndagarutse nicishije bugufi nsaba kwezwa nawe ibyaha byawe kuko ari wowe ufite ihumure ndifuza ko naba uwawe byimazeyo ariko Satani andusha imbaraga nizeye ko nshobozwa nawe data minduru wawe burundu nshaka gusa nawe. Ese nawe hari igihe ujya wumva wasa na Yesu? Muri uyu mwanya ndakwifuriza ko ugomba gusa na Yesu Kristo kuko ari we uduhetse muri ubuzima bwari bwose. Reka rero nsoze mbabwira ngo Imana ibane namwe kandi Imana ibarebana amaso y'imbabazi. Abari mu bitaro Imana ibasange, ndetse abafite ibibazo byose kuri iyi si ni ukuri Uwiteka mwumve ko mutari mwenyine, muri kumwe n'Uwiteka. Murakoze cyane rero, mugire umugoroba mwiza ndetse muzagire n'isabato nziza kubayiruhuka. Murakoze.